n'ipantaro y'ibihumbi 10 nako nta n'ipantaro y'ibihumbi 10 baho Bibiri irihe urabeshya nayo ufite ntabwo ndabona uza kusenga uyize ni gute abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana umuntu w'umukozi w'Imana agahaguruka ngo agiye mu nzu y'Imana adafite intwaro ntabwo hari mu butembere Yesu ashimwe uri umukozi w'Imana ukagenda uri umumongariste mbese kugira ngo batakubona yuko unakijijwe muri make utiteza abantu hariho n'abazitwara bazihisha mwagiye mu agaciro Bibiliya Yesu ashimwe reka mbabwire anga harimo ibyo kurya harimo imyenda harimo amazu harimo kira kitu amen ni gute umbwira ngo waje gusenga ubu nabasohora mugataha agasigara abantu bafite Bibiliya kuko ngiyewe ntabwo ari ibya 10 n'amaturo bituma nsenga ntabwo ari ahandi bakubwira ngo fata visa kandi nta juru uzajyamo na Nyabugogo n'uwazi ngo urafata visa ntabwo ahangaha ari ahandi baza ngo ngwino ndambika ngo mfite ibiganza bishyushye ibyo biganza bishyushye ngewe ntabyo ngira Yesu ashimwe biganza bishyushye babikurambitseho washya uzarahura amakaru yashire ku kintu yisuka urebe kudashya ntabwo ari ahandi bavuga ngo bakuye amavuta muri Isirayeli kugira ngo bayasiga abantu babeshya ari vaseline ya hano mu Rwanda Yesu ashimwe niba ko kuri umukristo igihamya kuri umukristo ni ikigaragaza kuri umukristo uje gusenga ni amen amen ni gute waba uri umukozi w'Imana ukaba udashobora gutwara Bibiliya cye birababaje cye n'agahinda kigaragaza ko no mu rugo mutazisoma nyine amen mureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose ni inyongera shaka Imana ibindi byose tuzabikura muri iri jambo Mana yacu ishimwe amen reka turebe amagambo aboneka muri Zekariya ibice byaho 4 umurongo wa 6 n'uwa 7 Zekariya ni page magana genze wangu Imana iri haje Haleluya Kuriringira wangu iyo yaje bayelevo ya sirezo dra iyo yaje levo ya saini kopie iyo yaje bayaje Haleluya Imana yaje ahantu Bibiliya cyane ngo ambira Kwizere gusa Bibiliya yarambwiye ngo ufite kwizera kungana n'akabuto ka Sina wabwira umusozi ngo wamusozi wegenda umusozi ukagenda Amen Haleluya Amen Tugiye gusenga Imana Mana yacu turi imbere y'amaso yawe nta kindi cyatuzanya ngaha twaje gushaka mu maso yawe ndabizi neza ko wari uri kera n'isaha n'ikukira imirimo n'ibitangaza wakora uracyabikora ntabwo wigeze uhinduka turi imbere yawe rero nyakubahwa Imana twaje mu ihema ry'ibonaniro twaje kubonana nawe kuko impamvu twahageze nuko umwenda wari ukingirije ahera watabutse kugira ngo umuntu wese agere imbere yawe nyakubahwa rero turi imbere yawe abana bawe abakobwa n'abahungu twazindutse kare twaje ku kidendezi twaje bugufi bwawe twaje kugira ngo turebe ijisho ryiza nibyo twakoze ibyaha ntitwagiye ubwiza bwawe ariko kuko twasobanukiwe ko watanze Kristo akatubera incungu y'ibyaha kuko twasobanukiwe ko ari wowe Imana iri hejuru y'ibintu kuko twasobanukiwe kuri Imana niyo mpamvu twaje aha kugira ngo Kristo ugire icyo ukora jambo ryawe ryarabivuze ngo yemwe abarushye baremere ngo nimuze musange nanjye ndabaruhura ayido bitaba dogiteri muganga abaganga banzukiza imitima yacu irarwaye banzukiza imitima yacu yagiye kure yawe banzukarura imitima yacu yarataraye maze Kristo utemurekiye grande masomene y'igorogota yayandi wamenye kubw'umunyabyaha ntabwo wamenye kubw'umukiranutsi ayo maraso n'umuhuza wacu nawe reka ayo maraso atubonekeho Baba mutagatifu turebere mu maraso ya Kristo numara kure turebera muri ayo maraso turahinduka
duhinduka abakiranutsi, nta rubanza rubi tuba tugicirwa, ahubwo duhinduka abera imbere yawe. Uwiteka Nyiringabo, kimara kutubonaho ayo maraso, mwumvira amagambo yose avugirwa aha, atubera inkota ibaga kandi yimburanya, atubera impamba n'urwego tuzira tujyeho mu ijuru. Nyagora ku ngoma Imana, hari umubyeyi wicaye aho umunsi umuhindura abe mushya, hari umugabo umuhindura abe mushya. Aye Baba mutagatifu, nyemerera amasanganya, nyemerera umunota nk'uyu. Hari abasore, hari abagabo, hari abakobwa, hari ababyeyi, twese tubone ko hari amaraso, maze Kristo duha amatwi yo kumva, kandi ijambo twumva uduhe kuryumva turyumvire. Kandi Kristo unyemerere rwose data, unkundire wumve gusenga ku bwoko bwawe. Reka buri wese Mwami akubone, bidafite umumaro bikurweho. Turanetariza imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, turanetariza imbaraga z'imyuka mibi, turanetariza abatobya n'abasani barate, byatubuza umugisha bikurweho. Dufunze amarembo y'ikuzimu, duhananiye abamedi n'abaperesi, turafata mpiri ba nyirakagenza, turafata mpiri bidafite umumaro, turafata mpiri dayimoni duhangaze, turafata mpiri imyuka mibi, turafunga, turakanyaga mu izina rya Yesu. Turahamagara Imana data, tureko yasire, turakanyaga imbaraga. Mana duhamagaye konegisiyo y'Imana, turahamagara Imana, konegisiyo y'Imana nigaragara hanga. Reka umwuka wera amanukira aha, reka mwuka wera amanuka, mwuka wera mugenzuzi, mwuka wera umuyobozi. Mana data, umwana n'umwuka wera, tangirane natwe aya materaniro. Nyakubahwa dushoje amahoro turagushima. Uhagarara wese ahanga agira icyo avuga mu izina rya Yesu, avugishwe nawe. Hayi data mwiza, hayi babimora, hari abaririmbyi baririmbane nawe, kandi baririmbe baciye bugufi woshyirwe hejuru. Ibikorerwa hano byose bihari byo kuguhesha icyubahiro. Uwiteka Nyiringabo, muyobozi wa gahunda ntaba ari we, ahubwo yazopreyeri mene kota y'abantu, ugenda ubaga imitima maze Uwiteka uhinguranye. Mwami umuyobozi wa gahunda ntaba ari we, baraga n'amavuta bibe kuri we. Mana Nyiribihe, Mana ishobora byose, umukore ku maso. Debo yasire, mukore ku maso, ukore ku bwonko. Mwami Mana ishobora byose, umukoresha iby'ubutwari. Mwami Mana ishobora byose, unyemerere umukoreshe kandi nyakuhora ku ngoma. Mwami w'abami, icyubahiro cyawe kikomeze kukuzamukira. Mwami Mana ishobora byose, ntihagire ukora ikintu cyose ari kwihimbaza, ahubwo wowe uhabwa icyubahiro kuko ari we nyir'icyubahiro. Ngaho natwe duteze amatwi kandi duteze ibiganza, dukeneye kugaburirwa nawe. Mana data wa twese, uba ari wo kutugaburira. Urakoze kubyumvise, ngaho tangirana natwe, usozanye natwe. Dushoje amahoro turagushima, turangije tugukomera amashyi.
Imana yacu ihabwe icyubahiro. Umuririmbyi yaririmbye ngo niba waravomye zigama ayo mazi yawe kuko iminsi ni bibi kandi n'ibihe ni bibi. Haleluya. Iminsi irakomeye, zigama amazi yawe. Imana yacu ishimwe. Nitwa Ingabire Florence. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Aya magambo ari muri Luka 12:35. Luka 12:35. Nshomba nadusome 12:35. Haleluya. Yesu nashimwe. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo 35. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Mumere nk'abantu bategereje shebuja aho azagarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Umutwe w'amagambo aravuga ngo tube maso, dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Haleluya. Ahangaha aravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Amen. Duhore dukenyeye, duhore turi maso, kuko tutazi umunsi n'igihe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Duhore dukenyeye. Haleluya. Umuririmbyi niwe waririmbye ngo udakijijwe wese ngo ntago azarwinjiramo. Haleluya. Ngo kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Amen. Ngo duhore dukenyeye, amatabaza yacu yake. Amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kandi Imana yacu ishirwe hejuru. Ngo mumere nk'abantu bategereza ko shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Haleluya. Araje avuga ngo hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Amen. Ngo hahirwa abagaragu shebuja azaza bagasanga bari maso. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Muririmbyi urahirwa umwami Yesu naza agasanga uri maso. Amen. Muvuga butumwa urahirwa Yesu naza agasanga uri maso. Imana ishimwe. Umuririmbyi naririmbye ngo umunsi wo gutaha sinkuzi, n'igihe nzatahamo sinyizi, ngariko icyo nzi neza nuko mora niteguye. Haleluya. Haleluya. Uyu Yesu yashobora kuza mu gicuku cyanyuma, ashobora kuza mu nkoko, ashobora kuza umuseke utambitse. Haleluya. Ashobora kuza mu gihe uri mbese mu kazi ka buri munsi. Haleluya. Haleluya. Tube maso. Amen. Umubyeyi abe maso, umugabo ratabe maso. Haleluya. Umukozi ku murimo abe maso, kuko nagaze igihe Yesu azazi, nubwo azi igihe shebuja azazi. Haleluya. Iyaba waruzi igihe yazira waba maso.
Haleluya. Ariko duhore dukenyeye twiteguye. Amena. Abaririmbyi duhore dukenyeye twiteguye. Haleluya. Abavuga butumwa duhore dukenyeye kandi twiteguye. Amena. Imana yacu ihimbazwe kandi Imana yacu ishirwe hejuru kuko iyi ni integuza. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hari ijambo muri Matayo rivuga ngo abigishwa ngo bazarenganywa. Haleluya. Ngo ariko ngo mbibabwiye bitaraba, ngo nibiba ngo muzamenye ko ari njye wabibabwiye. Haleluya. Igihe cyo kurenganywa rero ni iki? Amen. Haleluya. Dukwiye kuba maso. Haleluya. Dukwiye kuba maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Ushobora kurenganywa utaba maso, Umwami Yesu yaza akagusiga. Haleluya. Ariko duhore dukeneye. Arangije aravuga ngo bazabaca mu masinagogi, ngo kandi ngo nibarangiza ngo bavuge ko ngo bakoreye Imana. Haleluya. Bazabaca mu masinagogi. Nibyabaye. Haleluya. Nibyabaye muri corona. Ngo bamwe muri abo banyamahirwe ngo babaciye ibihanga, abandi babajugunya mu muriro, abandi batekwa mu mavuta. Haleluya. Ngo ariko babonaga irembo. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Impamvu babonaga irembo nuko bari maso. Amen. Bagasengesha umwuka iteka. Haleluya. Imana idushoboze kandi Imana iturwanirire rata. Muri ibi bihe bigoye umugenzi, duharanire gukizwa. Nukizwa niho uzaba maso. Amen. Haleluya. Umunsi wo gutaha nuwuzi. Ushobora kugenda mu nzira, igare ryawe rikaba ari ry'imodoka. Haleluya. Ushobora kurwara, igare ryawe rikaba ari ryo mu ndwara. Amen. Ejo twagiye sehashika nuko reka mbabwira. Ubonye ibiriyo, wavuga ati si ungewe natanze iki. Haleluya. Wavuga ngo watanze iki? Kuba mfite amaguru mazima, kuba mfite amaboko mazima, kuba mfite umutwe muzima. Haleluya. Njyewe natanze iki? Icyo cyonyine ugezeyo cyahita kigutera ibyiringiro ukavuga ati Mana, noneho ndihana. Garutse imbere yawe. Haleluya. Ariko tube maso. Tube maso kandi dusengesha umwuka iteka. Iyaba twari tuzi igihe umujura azazira, twakabaye maso. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Utinda ufungura natinda ku rugi. Iryo ni ijambo ry'Imana riri bafitiye ku mutima wanjye. Imana iduhane umugisha. Bamwe muri abo banyamahirwe babacira ibihanga, abandi barumva bamabuye babateka mu mavuta, babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo bari kubasatiriye cyane umucisha bari aho hera nifuza kuzagerayo ntaririmbana n'ababo indirimbo zo aho hera nifuza kuzagerayo ntaririmbana n'ababo indirimbo zo amen. Bina mugenzi wawe nawe kwifurije kuzagera hera. Haleluya. Tukazabona Mose twumva ariko tutabona. Si byose. Tukazabona Yosefu twumva ariko tutagize gute. Tutabona. Tukazareba Stefano watewe amabuye ngo aho kugira ngo agire ikintu avuga. Tukazareba Stefano watewe amabuye ngo aho kugira ngo agire ikintu avuga. Ni ibintu byari bikomeye. Ngo barayamuteye barayamutera ngo aho kureba bayamutera we ngo areba mu ijuru. Mbira mugenzi wawe ntabwo byoroshye. Ngo barayatera we ngo aho kugira ngo arebe inyuma abantu bari kuyatera abo nkabona irembo rigize rite rifunguye.
muri twebwe biragoye. Haleluya. No kuburara ubwabyo waburaye uhita utangira kuvuga ati mana nawe ariko nawe uragoye. Nawe uragoye mana kandi ubushize yagize gute yarakugaburiye. Haleluya. Ariko ngo uyu Stefano we barayateye amabuye arinda no gukamwiki. Uyu mugabo nanjye nkumbuye kuzamureba. Nanjye ngeze mu ijuru aravuga ati uyu mugabo bateye amabuye bakayatera kugeza ubwo arinda ashira mu mwuka aho kugira ngo arebe abantu bayamuteye. Papa Buringo ntago byoroshye. Nubu urinteye nabaza nkareba inyuma. Ariko Stefano barayatera wamwa kugira ngo arebe inyuma komeza arebe imbere ngo abone ijuru rigize rite. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Ngo abone ijuru rigize rite rikingutse. Cyama nawe ukabona ijuru ko rigize rite rikingutse. Haleluya. Amen. Muvyeyi umwana aramurakaza akambwira ngo wamabyiwe ho wahereye ntabwo ujya wumva. Kandi akibagirwa ko ayo mabyi ari we yazanye. Ayiwe ariko Stefano ngo abone ijuru rigize rite rikingutse. Yumva nkumbuye kuzajya kumureba. Haleluya. Haleluya. Nkazabona nanjye nkumva akanganiriza akambwira aya makuru uburyo byagenze. Haleluya. Haleluya. Nukuri kose abagabo bari bafite ibintu bidasanzwe. Bari bafite Yosefu ngo kugira ngo aryamane n'umugore w'umwami ngaravuga ati biragatsindwa ntabwo mbikoze. Ngo ahita yirukanka bimukurura hehe muri gereza. Cyama ugakumbura ijuru nanjye ngakumbura ijuru. Nkuko abantu bo mu cyaro hari igihe bakumbura ku nyama akavuga ati mana nzarya ku nyama ryari. Yaba ariko abantu twakumburaga n'ijuru tukavuga tuti Uwiteka iri juru rimeze rite. Kuko ijambo ryaravuga ng'ivy'amaso atagize gute atabonye n'ivy'amatwi atagize gute atumvise. Ngo ibi bintu n'ivy'Imana yabikiye abantu bagize gute. Ariko banza nawe ubyumve. Kuva wavuka kuva wabaho kuva isi yaremwa ibintu utigeze ugira gute ubona. Utigeze ugira gute wumva. Ibi ngo n'iby'Imana ibikiye abantu bayo. Ongera wifuze mugenzi we kuzajya mu ijuru nuko. Kuko wakugira ngo umuntu aguhe imodoka. Bishoboka rwose aho kugira ngo aguhe imodoka yazagushora akakugezayo. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Reka twakirane mama Angelique aza tubwira Imana ho gatoya hanyuma dukomeze kugubwa neza. Aperisiye amusengera Imana. Turacyavuga imirimo n'ibitangaza ujye ukorera ubwoko bwawe. Turacyavuga gukomera kwawe ushima uhabwa icyubahiro. Duciye bugufi imbere yawe mbere ya byose. Banza ufungure konekisiyo ahantu kugira ngo hagaragare buri muntu wese abone ikimenyetso cy'ubwiza bwawe. Kandi abaje bababaye bahembukira imbere yawe. Kandi abaje barushye baruhukira imbere yawe. Maze buri muntu wese natanezerewe dushima izina ryawe. Urakoze cyane umugaragu wawe agiye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe. Numundira avugishwe nawe. Tumwaturiye umwuka wera imbaraga amavuta kugira ngo wera wa Isiraheli ineza yawe ikomeze kugaragara. Ni mu izina rya Yesu. Amen. 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 Data wera wa mwijuru umva gusenga kwabawe. Data wera wa mwijuru umva gusenga kwabawe.
ishimwe cyane kubw'uyu munsi yatwongere ku minsi yacu yo kubaho. Imana ihimbazwe kuko yabyemeye, nkatera intambwe namwe mugatera indi tukagera ahera h'Imana. Imana ishimwe. Dushimye Imana y'amahoro rero izi kurinda, dushimye Imana yabanye natwe mu minsi itambutse, tukaba twagejeje itariki turi amahoro nta gikuba cyacitse. Imana ihabwa icyubahiro. Turashima Imana yuko iba itwemereye umwanya nk'uyu tukawubona kugira ngo tuvuge ineza yayo, tuvuge gukomera kwayo. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi imibiri yanyu ibe igitambo, ibe ibitambo bizima. Haleluya. Amasaha nk'aya ndakwinginga kandi nanjye nibwira. Haleluya. Ntabwo ndi kukubwira gusa, nanjye ndi kwishyira muri uwo mwanya. Haleluya. Mureke imibiri yacu ibe ibitambo bishimwa n'Imana. Mureke ibyo dukora tubikore tubwira Imana ngo nguko uko turi. Haleluya. Ntitwitware uko tutari. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riradusaba kuba abantu boroshye kandi boroheje. Imana ishimwe. Icyo uzi ukisangize, nanjye icyo nzi nyigusangize. Haleluya. Muri uru rugendo nta muhangurire. Ni ukuri twese turi abantu boroshye kandi turi abantu bakwiye kugira ngo dutabaze Imana. Ninyitabaza nawe ngo utabarize, nutabaza unabarize. Haleluya. Muri iryo yaravuze ngo nuko bene data mwe kwimenya ubwanyu nguko mwababariwe ngo namwe mubabarira. Haleluya. Mureke dukorere Imana nk'uko idusaba. Dukorere Imana tworoshye, nta muntu wikanyiza, nta muntu wumva ari icyo ari cyo. Mbega nukora, niba uzi kuririmba umenye nyine ko wahawe iyo mpano yo kuririmba, ariko wenda utazi gukoma. Niba uzi gukoma amashyi umenye yuko utazi kuvuga cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Cyangwa ukumva aya magambo y'Imana nanjye nkayumva. Imana ishimwe. Njya mbwira Imana ati Mana rero ntabwo ndi mwiza mu kuvuga, ariko njya numva mu mutima wanjye ngira ishyaka. Nkumva niba umuntu atambutse imbere arimo atubwiriza, najya ngira ishyaka ryo kuza ijambo avuze. Nshobora kuba nahagarara hano imbere yanyu ntimubashe kubyumva nk'uko wenda nabyumva, cyangwa ukanavuga ute se buriya biriya ari muri wumva ni repetisiyo. Haleluya. Ariko urasabwa nk'uko bahora batwihugura batwigisha, abahuguzi barahari, ababwiriza barahari. Ni ukuri nta Imana itadukoreye. Yaduhaye impano nyinshi zitandukanye hagati yacu. Kavuga ati niba waje imbere y'Imana udafite Bibiliya, jya uzana urupapuro n'ikaramu. Haleluya. Wandike. Noneho ibyo nshobora kutabiha agaciro gutya ndi imbere yanyu, cyangwa nawe ntubiha agaciro, ariko iyo utashye ukagera mu rugo urongera ugatekereza ibyavuzwe, wa mugani ariya magambo y'Imana yatambutse nyagenda ba nk'uko bikwiriye, ukongera ugafata Bibiliya niba nta nayo ufite ugatumira umuturanyi ukongera ukuza ijambo. Amina. Mureke tujye dukomera kandi dukomezanye, tuzirikane icyo Imana itubwira. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko impano zose zuzuzanye, kandi ngo ntitukishushanye n'ab'iki gihe, ngo kandi ntitugahorerane. Mbega ntukiture ikibi mugenzi wawe yakugirira. Umuntu ashobora kuraswa nk'uko nawe waraswa. Haleluya. Mbega ntukagire inzika kuri mugenzi wawe ku byo yaba yakoze. Ujye umenya ko ari umuntu kandi nawe urundi. Imana ishimwe. Icyo dusabwa rero ni ukugira ngo tubwizanye ineza, tubwirane amagambo ahumuriza imitima. Harimo ababa bafite imitima yoroshye, n'umugeraho umubwira uti mwene data, uru rugendo ni uku rumeze, uru rugendo ni ukwiyanga, uru rugendo ni ukwihangana. Mbega muri uru rugendo nakubwira ngo turasabwa kwihangana. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo inzira ni nyinshi, ngo ariko ukuntu tuzigenda ngo biratandukanye. Haleluya. Hari wa muntu ugenda avuga ati ndamaramaje, ngewe ninca no mu mahanga nzayanyuramo. Hari n'uvuga ati ngewe ningera mu bikomeye nzisubirira inyuma. Haleluya. Ariko turasabwa kugira ngo twiyemeze, dukomere, dukomezanye. Nugera ku wacu watentebutse umubwira uti komera. Muri uru rugendo ntabwo byoroshye, na Yesu yarugenzemo ntabwo yahuye n'ibyoroshye, yahuye n'ibikomeye. Haleluya. Amen. Haleluya. Twebwe dufite amahirwe kuko tukiza tukicara gutya tukarambya tukumva ijambo ry'Imana, tukumva icyo Imana idushakaho, tukumva
twumva icyo itugambiriyeho. Haleluya. Hariho noneho ababyifuza batabibona, ariko Imana ishimwe ko yaduhaye umwanya. Ndabifuriza kugira ngo mukomerere muri uyu mwami no mu mbaraga ze zose uko ziri ni nyinshi. Haleluya. Uzikomereremo nanjye nzikomereremo. Imana y'amahoro idukomereza amaboko. Ndakubwiye ngo wihangane mu rugendo urimo, mu byo uhura nabyo nanjye bihangane. Niko bimeze muri uru rugendo, ntabwo byoroshye. Icyo dusabwa ni ugukomera tukazasingira icyo umwami Imana yadufatiye. Imana ishimwe. Amen. Dukomerere rero mu mwami, kandi ni ukuri ntucogore, ntunatinye, ntusubire inyuma, ukomere nanjye nkomere. Uru rugendo uko bisa kose, umuririmbyi yaravuze ngo bikomere cyangwa byorohe ngomba kuzabona Imana. Haleluya. Tuzayibona, nitutagwisari tuzasarura. Iryo jambo ry'Imana ryamfashaga, nawe rigufashe. Kandi uko numva ukomeze uwuze amagambo ni menshi ari butambuke, ujye ugenda uvanamo icyakubaka, uvanemo n'icyo washingiraho urimo ubwira Imana. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Murakoze rero, mukomere dukomezanye uru rugendo. Cyo nzi cyo uzarurangiza ataguye mu nzira azabana n'umwami mu bwami bw'Imana. Imana iduhaze ibyiza. Mushumba nasengera imitima yacu kugira ngo yakire ijambo, yongere iryuze ritubere impamba izatugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Imana iduhaze umugisha. Amen. Amen. Tugiye gusenga, ariko kuriya amagambo yose atambutse cyangwa ikintu cyose gikorerwa mu nzu y'Imana, navuga ngo kiba ari icy'umuntu, ntikigace mu gutwi ngo gihinduke mu kundi. Hano imbere yanyu haciye abavugabutumwa babiri bababwira amagambo, mbese navuga ngo yo kwegerana n'Imana. Yesu ashimwe. Tukaze mu nzu y'Imana yo guteraniza, ahubwo tujye tuza mu nzu y'Imana atari ugusaba imitsima cyangwa ibyo kurya ibindi byose, ahubwo tubwire Imana ngo Mana, mbese ubugingo bwanjye ni buzima, ese urimo kundeba ukanyishimira? Kuko ari ijambo ryavuze ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongerera. Ubundi wamaze gukizwa, wamaze kwihana, ibindi byose icyo usaba Imana irakiguha. Amen. Tugiye gusenga Imana tuyisaba ngo Mana cyane imitima yacu, twese tukugireho umugisha, ntidutahe uko twaje. Amen. Uranyihanganira, intege nkeya ndarwaye, ariko Dawidi yavuze ijambo rikomera avuga ngo kuba mu nzu y'Uwiteka n'umunsi umwe bimurutira kuba mu mahema y'abakomeye ibihugu. Rero kuba turanga ni iby'igiciro biruta kuba twaba turi kwa Kagame, kuko turi hejuru y'uruta Kagame, turi imbere. Kagame wagenda akaguhereza ibishira, ariko Imana iduhereza ibitazashira. Imana ishimwe. Amen. Amen. Dukundane. Bibiliya ivuga ngo utagira urukundo ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Amen. Amen. Imana ni urukundo. Niba dukora umurimo w'Imana, tuwukore duciye bugufi, tuwukore twubahana, dukore tuzi icyo uwo turimo gukorera. Ntabwo ari umwana w'umuntu turi gukorera, ni Imana. Yesu ashimwe. Niwe waje gusenga, niwe waje kwisengera. Narabibabwiye, gukizwa ni inyungu z'umuntu ku giti cye. Amen. Amen. Gukizwa ni inyungu zawe, si inyungu zanjye. Kuza aha ngaha ni inyungu zawe. Uze Bibiliya ugura ipantaro y'ibihumbi 10, nako nta n'ipantaro y'ibihumbi 10 baho. Bibiliya iri he? Urabeshya nayo ufite. Ntabwo ndabona uza gusenga uyize. Ni gute abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana, umuntu w'umukozi w'Imana agahaguruka ngo agiye mu nzu y'Imana adafite intwaro? Ntabwo hari mu butembere. Yesu ashimwe. Uri umukozi w'Imana ukagenda uri umumongariste, mbese kugira ngo batakubona yuko unakijijwe. Muri make utiteza abantu, hariho n'abazitwara bazihisha. Mwagiye mu agaciro Bibiliya. Yesu ashimwe. Reka mbabwire, anga harimo ibyo kurya, harimo imyenda, harimo amazu, harimo kira kitu. Amen. Ni gute umbwira ngo waje gusenga, ubu nabasohora mugataha agasigara abantu bafite Bibiliya? Kuko ngiyewe ntabwo ari ibya 10 n'amaturo bituma nsenga. Ntabwo ari ahandi bakubwira ngo fata visa.
kandi nta juru uzajyamo na Nyabugogo n'uwazi ngo urafata visa. Ntabwo ahangaha ari hahandi baza ngo ngwino ndambika ngo mfite ibiganza bishyushye. Ibyo biganza bishyushye ngewe ntabyo ngira. Yesu ashimwe. Biganza bishyushye babikurambitseho washya, uzarahura amakaru yashyire ku kintu yisuke urebe kudashya. Ntabwo ari hahandi bavuga ngo bakuye amavuta muri Isirayeli kugira ngo bayasiga abantu babeshya ari vaseline ya hano mu Rwanda. Yesu ashimwe. Niba ko kuri umukristo igihamya kuri umukristo ni ikigaragaza kuri umukristo uje gusenga ni amen. Amen. Ni gute waba uri umukozi w'Imana ukaba udashobora gutwara Bibiliya? Cye birababaje, cye n'agahinda. Kigaragaza ko no mu rugo mutazisoma nyine. Amen. Mureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni inyongera. Shaka Imana, ibindi byose tuzabikura muri iri jambo. Mana yacu ishimwe. Amen. Reka turebe amagambo aboneka muri Zekariya. Zekariya ibice byaho 4 umurongo wa 6 n'uwa 7. Zekariya ni page magana. Genze wangu Imana iri haje. Haleluya. Muri ngera wangu iyo yaje bayelevo ya sirezo dra. Iyo yaje levo ya saidi kopie. Iyo yaje bayaje. Haleluya. Imana yaje ahantu. Ngira cyane ngo amina. Kwizera gusa Bibiliya yarambwiye ngo ufite kwizera kungana n'akabuto ka Sina. Wabwira umusozi ngo wamusozi wegenda umusozi ukagenda. Amen. Haleluya. Komeza. Aransubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri. Aho ngaho nuhashyire Zerubabeli ni ijambo Uwiteka Imana yambwiye ngo nze kubwira. Amen. Ibicuku by'ijoro nibwo nahawe aya magambo. Ntabwo nari numvaga ndi bubwirize, ntabwo numvaga nuko ndi bubwirize, numvaga ko nimba ni no mu rugo ndi buyandike nkayohereza. Amen. Ariko ndashaka kukubwira ngo aho ngaho handitse Zerubabeli uhashyire izina ryawe, wizere ko Uwiteka Imana iri mu ijuru. Uyu munsi wa none hari imisozi igomba kuritura ku hari imisozi Imana iri burindire. Uyu munsi wa none ko hari igitangaza Imana igiye kukuzanira. Kandi bagusetse bakamenya ko hari Imana bazagaragaza gusenga Imana n'imirimo n'ibitangaza Imana igiye kugukora. Imana nishimye. Aransubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Stefaniya ngiri. Sikubw'amaboko levo ya siri nene kotaya manga aya kotere levo ya saini aiwe Mana we ndeka mbabarira ko komeza haka kandi sikubw'imbaraga. Sikubw'imbaraga Ngo ni kubw'umwuka wanjye. ngo ni kubw'umwuka wandera. Ayiwe mwambabari ukahereza icyubahiro. Yesu ashimure. Nubwo ubutayu bukubanye bunini, nubwo intambara zibaye nyinshi, nubwo ibigeragezo bitinze, nubwo uburwayi bukomaze igihe, ariko si kubw'amaboko ahubwo ni kubw'umwuka we. Komeza. Niko Uwiteka Nyiringabo. N'Imana ibivuze si Françoise. Wa musozi munini. Oya mbabarira unkundire ujye mu mwuka. Uyu mwanya alo abantu barangaye alo Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu batashye alo abantu bari aha ngaha alo Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ijambo Uwiteka kuzaniye aya masaha. Bwira mugenzi ngo hari ijambo Uwiteka nzaniye. Oya mbabarira ubwire uwo musozi. Yesu ashimwe. Hari umuntu uri aha ngaha ufite umusozi umugoye. Yesu ashimwe. Hari umusozi ufite ukugoye. Uwo musozi urahari. Ubwire ngo mbese Yesu ashimwe. Haya bokaire goda yama. Umva ngo mbese wa musozi we wigiti. Waya ubwire ngo wigiti. Haleluya. Reka mubwire Imana yawe yumva yabikoze batarahagera.
kuko ijya kukurema nta muntu yagishije inama niza kugutabara ariko ye baba dagira we haleluya ira mugenzi ngo bakurenganyije batagishije Imana inama bije kukurenganura eko mwikihuta ye bakurenganyije batabagije Imana nayo igiye kugutabara itabagije Imana bakurenganyije batabagije Imana nayo igiye kukurenganura musozi wiyitiki imbere y'umukirisitu nyuba wiyitiki ese ibyo bibazo ntacyo bivuze imbere y'Imana komeza ra imbere ya Stefani bizaba ikibaya bazazana n'imyaka yanyu barangurure bati nirihabwe umugisha nirihabwe umugisha nirihabwe amina nibari wakorera Imana kinini mu kibaya kimugoye yari ari mu kibaya bwihebe yari mu ntambara yari ari mu bigeragezo ariko Imana irambirwa ibyo haleluya reka mubwire bwira nk'abantu babiri ngo Imana igira ibintu irambirwa ku buzima amen Imana irareba Zerubabeli amaze igihe kinini ku musozi waramubereye umusozi akawuzenguruka wa umusozi yewe arasenga wa umusozi ariko Imana imanurwa no kuvuga ngo wiyitike imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli haleluya mbese Imana imanura ijambo ifite imbaraga Yesu ashimwe reka dusome n'ingiri riboneka mu itangiriro hanyuma dusenge nani nakira abashyitsi itangiriro 18 Tangiro 18:13 na 10 kugera 15 Tangiro ibice byabo ni 18 ndizera ko igitabo cy'itangiro nta muntu utakizi ibice 18 umurongo wa 13 ageze 15 hanyuma twakirane uko mbese Sabe mu izina rya Yesu. Amen. Tangiriro 18:13 haravuga ngo Uwiteka abaza Aburahamu ati imirimo y'abatambyi n'iy'abarewi bandi naho gusomeye komeza Uwiteka abaza Aburahamu ati niki gishekeje Sara akibaza ati nukuri ko nzabyara nyekuru hari ikinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka zakugarukaho Sara byara umuhungu amen haleluya aho narisomye ntabwo hariho umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu haleluya Yesu ashimwe cyane haleluya komeza maze Sara arahakana ati sinsetse kuko yatinyaga aramusubiza ati oya urasetse amen hano Sara yari amaze igihe kinini ku musozi nk'uwuhagazeho nababwire ndashaka kubabwira umusozi Yesu ashimwe umusozi nubwo ubaye muremure umusozi nubwo ari neza yawe